ntangira akazi nyine ndakora kugeza iki gihe. Kariya kazi rero Noella nakora abantu bakibazaho, abavuga Noella nakina pornography, abavuga Noella ni umusambanyi aricuruza byinshi. Niyo mpamvu nifuza yuko wongera ngo banakubonye kuri OnlyFans. Nabyo bifatwa ukuntu n'ahangaha. Donc ni ibiki ubundi Noella nakora? Ni pornography ukina. Tegade kuvuga rwose. Ukuri kuvuga rwose. Cyambere club nkoramo. Sinzi ukuntu abisobanura mu Kinyarwanda kuko izindi Kinyarwanda cyabihaye ni izina rwose navuga ngo rirasebetse. Ngo ikimasura kuko njye ntago basura bari barakorera kaje ntago bari kubasura so byukuri icyo nkora ndabyina it's called exotic dancing so wambaye of course wambaye utuntu tugufashe utuntu duto nyine tugaragaza uko uteye mu byukuri so pornography natangiye OnlyFans nayitangiye actually mbere pandemic ikinatangira nuko nje ntari mfite uburyo bwo gukora amafaranga yanje. OnlyFans ni platform yabonge iri on n'umugabo umwe w'umwongereza. Ni platform umuntu ashobora gushyiraho content yose yumva ashaka gushyiraho, ariko yabaye famous kubera ko mu gihe cya pandemic abantu benshi bashyiragaho nyine icyo nakwita explicit content nyine wambaye ubusa werekana amabere werekana igitsina utuntu twose ari n'abakorera amafaranga berekana amano yabo n'ibirenge byabo kandi bakakorera amafaranga. So nuvuga ngo ntago navuga ngo nkina pornography byemewe ariko niyo category nabishyiramo like soft porn. Nkoresha nyine mfata video nkoresha cyo nakwita toys electronic toys. Nyine nkora ibyo nkora nyine ntizinga tuntu nyine tugiye abantu basubscribinze bageze muri timeline yanjye babonye ibyo nshiraho nta mugabo urimo nta n'umukobwa urimo yewe n'ingenge nyine n'utuboro twanjye so ntago nabyita donc ukoresha ibikinisho ntabwo twabyita ibikinisho hari toys so nuko ariko ntago nari mfite actually kuko amafaranga ukuramo sabe nose ntitazi igitsina buri wese aragifite buri wese arakizi ntabwo rero njye wambwira ngo igitsina ngo ibiki ntabwo rwose byumva so rero navuga ko ntabwo nabyita pornography ako wenda nabihereza izina rya soft porn kuko ni ibintu byoroheje ntabwo ari ibintu biri hardcore ntabwo ari ibintu birenze cyane. Kandi amafaranga arinjira gahoro biraza ntabwo ari icyo rero icyo navuga ngo abantu baba bibaza hari amavideo yawe abantu babona online nko kuri WhatsApp cyangwa no ku zindi platforms abantu boherezanyaho ibintu wambaye ubusa ukinisha igitsina wambaye ubusa pe ya mafoto yasohora bwa mbere wari wambaye ubusa byari ibintu bisanzwe ntabwo cyagaragaraga hariya ntabwo cyagaragara ariko muri iyi minsi hasohoka amavideo yawe buri munsi wambaye ubusa nigira ngo niyo mpamvu abantu bahera bavuga bati uyu mukobwa akina pornography. Turiya video actually nko kuri Twitter yanjye kuko Twitter niyo yemera content ziri explicit nyine ntabwo Instagram washyira werekana imoko cyangwa werekana igitsina. Twitter yanjye nuvuga ngo niba postinze video wenda y'iminota 10 kuri OnlyFans yanjye I have to market it ngomba kuyimarketinga so mfata wenda nk'udusegonda nka dutanu kuko ngira ngo na video zose ugenda ubona bagenda borezanya mu WhatsApp group ntago ari video ndende n'utuntu tw'amasegonda 30 so akunda gafata nkagashyira kuri Twitter ntago mbagamije kugira ngo wenda birebwe n'abanyarwanda gusa I'm just marketing my OnlyFans that's it. Nuvuga ngo iyo nshyizeho kaboro someone ashaka kureba how is the long like the rest of the video how is it so niho rero bigushiraho kujya subscribe yes so nuvuga ngo rero kubera nyine imyumvire yacu nk'abanyarwanda ntago turagera kuri iyo level yo kuvuga ngo urabona umuntu akora nk'ibyo ngo uvuge ngo it's okay so uba bifata of course big deal ariko ntago bivuze ko ari njye nyine ubikora actually ntago wenda ba mu Rwanda hari undi namwita umukobwa she's a transgender her name is Lily actually aba muri America. Lily nawe nibwo abantu bamumenye ejo bundi but she's been doing that for way too long. Iwewe rwose afite n'aba subscribers benshi kandi she earns good money. So abantu bamumenye ejo bundi ako bamumenya bavuga ngo ni umuhungu ariko they don't know like cause she's transgender so transited from being a man to being a woman ariko njye namufollowing so kuva some time so I have seen
so ntabwo ari bivuga ngo ni umunyarwanda wenyine, hari abanyarwanda benshi babikora ko mwe mutazi. None Noeline, ntabwo iyo werekanye igitsina cyawe cyangwa se ubwambure bwawe nk'uko wenda abantu babibona ukinisha abantu babibona, ntabwo utekereza ku rugo uzashinga ku mugabo wawe, ku bana bawe, kuko ziriya video ntaho zijya? Mu by'ukuri gushaka byo ntabwo nzashaka, nta n'umugabo rwose nshaka. Naho ubundi by'abana ni iki? Nta mugabo Noeline ashaka? Nta mugabo ashaka. Iby'abana ni iki? None se Sabe nk'ubu ngubu nko mu myaka 20 ishize, ibintu abantu bakora ubu ngubu babikoraga mu myaka 20 ishize ntabwo babikora. So nta nubwo rero nzi niba nzabyara umwana, ntabwo tuzi mu myaka 30 isi bizabigeza. Banashaka bazaba batanagendera no ku butaka, bagendera mu wenda hejuru y'ubutaka nka metero 10 hejuru y'ubutaka, kandi bizaba biri normal. So ntabwo rero wambwira ngo umwana wanjye nabibona. Umwana wanjye azabibona mu gihe cyo, noneho akora ibintu nge ntashobora no kumva, ntashobora no kwimagine ko bizabaho ningira Imana nkamugira. So niyo mpamvu rero ugendera aho isi igeze, ukavuga ati okay, niba mbikoze nkabikora amafaranga nge nkumva ku mutima wanjye ntacyo nishinja kandi binyinjiriza, isoke rubanda bazavuga bahore, niko bavuga, baravuga bagahora. Ntabwo uba wumva biguteye nk'isoni muri societe yawe nyarwanda kuba abantu babona ubwambure bwawe, babone oya nta kibazo bintwara? Okay, genda vuga ikintu kimwe, sibyo? Ntanga example iri so simple. Niba umukinnyi w'umupira, umubiri wacu ukuteye guhera ku bwonko bwawe, kubigaragara inyuma, nibyo bintu bikubesheje, nibyo bintu bikwinjiriza icyo nakwita wenda income, amafaranga gutunga. Niba umukinnyi w'umupira atungwa n'amaguru ye, yaba avunitse kariye yikabirangiye, niba umuntu wenda nk'aba genius nk'abandi ba creating za Microsoft, ari ubwenge bwabo, ubwonko bwabo bafite IQ iri hejuru, akaba ariyo ibagije aho bari, kubera iki kuki tugera ku gitsina tukavuga ngo igitsina si part of our body? Niba igitsina cyo gikoramo business kikakwinjiriza, it's okay. Niba amaboko utayipinga ukaba secretariat w'umuntu, niba secretary w'umuntu, izo ntoki nta mustazifite, nose nakugira secretary wanjye gute utatayipinga nkorera appointment? Igitsina sasa ntago kiri part of our body. Niba kikwinjiriza, it's business just like any other business. Wowe rero ubona kikwinjiriza? Kirahinjiriza. Abakinnyi ba porno bininga n'amaward, they are actors just like any other actors. Ntabwo rero njyewe uzabwira ngo nzagira ipfunwe cyangwa nzagira isoni ngo nukubera ko ngo umuntu ajya ku subscribinga kugira ngo arebe, kuki se ujya kukireba nuba wumva nta ufite aba followers benshi kuri OnlyFans? baraza buri munsi ku wundi. Icyiza ni platform aho nshobora kwaninga on a daily basis. Niba rero umuntu ashobora buri munsi ushobora kubona nk'aba subscribers wenda tuvuge nka 20, buri umwe arimo arishyura $12 ubwo apart from 12 ugomba kugira ngo unyohereze message nyisome nyigusubize na $5 ibiceri, kugira ngo iyo yavuze gutyo wumva ari make, ariko iyo ufashe $5 yose ukayakuba n'abantu bayatanga wumva ari amafaranga makeya. Niba kugira ngo nkohereze wenda video zitari kuri timeline yanjye, it's another money. Video nshya kubwira ati nkorera video imeze gutya na gutya, iyo ngiyo urayimukorera akayireba, gukorera hoya, ahubwo no kuri timeline yanjye nshobora gushiraho nk'icyo nakwita trailer ya video. If you want the full thing, you have to pay. Ubona ari business abantu batangiye kumva doko bara subscribinga abantu nuko ari muri Afrika. Nje nkuhaye urugero cyane cyane abakobwa bo muri Amerika nko bita Black China, nko bita Amber Rose, n'abastari barabifite actually, nko bita Tiger we ntago ajyaho ngo yambara ubusa, ariko yishyura abakobwa bakikora ibyo bikora. Tiger yinjiza abaraperi benshi muri Amerika. Uzasearching urebe umuntu who made the first million on OnlyFans, abakobwa bakoreza miliyoni, bagura amazi, amamodoka, ariko byagera muri Afrika especially mu Rwanda ngo nyinyi Isimbi Noeline Yvonne niwe turi kuganira nawe, turagenda twerekera ku musozo. Ejo bundi ni na Daddy watumye duhura, donc Isimbi TV kugira ngo ihure na Isimbi Noeline twahirukanaga 2018. Ni Daddy do Maximo wabigizemo uruhare. Niwe kumwagira ikiganiro ngiye cyanteye umutima wo gushaka kubikubaza. Ntabwo utekereza kuba wahindura ubuzima ukava muri icyo kintu bya soft pornography uvuga byo ngibyo byose tuvuga byo kujya kubyina muri boîte bagukoraho cyangwa bigenda gute kugira ngo ubone amafaranga, curuza umubiri wawe ukabireka
ukaba umunyarwandakazi ukorera i Kigali cyangwa i Rwamagana kubaka saza bawe ukaba icyo kintu birashoboka, nta kintu kidashoboka mu by'ukuri kubera ko ibyo nkora ntabwo mbikora kubera ko ntabwo ari igihe umuntu avuga ngo ikintu kiba cyaramwokanye, njyewe nta kintu kinyokamo, ibintu byose mbikora kubera ko bimfitiye inyungu runaka. So ibyo nkora nabyo mbikora kugira ngo bimfitiye inyungu intunze, nshobora kuba nakwambara nkarya ndetse nkanaryama, ari byo bintu nkeneye basic needs. Nuvuga ngo Daddy yarambwiye se Isimbi abanyarwanda bose bikoranije urumva ari nk'amafaranga ngaho ukeneye kugira ngo we watangira nka business wicare mu Rwanda ugira icyo ukora gishobore kuba cyane. Ndavuga ati ngewe nta kibazo cyo kuba mu Rwanda mfite cyangwa no gukora, ndamutse mfite business runaka iri kunyinjiriza, ntabwo nafatanya iyo mirimo yose, ni ibintu byinshi, ntabwo mfite iyo capacity mu mutwe wanjye yo kumanaginga almost 10 things at the same time. Urumva ndavuga ati yes, ndamutse wenda mbonye nk'aya mafaranga runaka nkaza mu Rwanda, wumva ntabwo naba ndi mu Rwanda na Nigeria at the same time, ntabwo bishoboka. Nkaza mu Rwanda ngatangira something which will be giving me income, aho narya nkaryama nkanakura nkakora iki nkiyubaka asaza wawe mukajya hamwe inzu yo mu cyaro ntabwo irasenyuka, iracyahagaze ariko ziyanjye hagari yanjye ariko mufite uburenganzira kubera ko kuri papa nyine ntaho mwajya muri of course ni iwacu ntaho twajya anytime, nuko wenda nyine kugira ngo njye kwirwa mpangana n'uwo papa wanjye ntabwo ari ibintu numva nshaka mu buzima bwanjye. Ariko mu by'ukuri nizeye ko nifite mu bushobozi bwo kuba namanaginga actually a business of my own, kandi nkiyubaka mu buryo buri financially, nicara kwizera self, sinabyita ngukira, nakwiyubaka nyine ku rwego wenda rushimishije, rwanashimisha n'uwa waravuze ati ngiye nkuya yanjye amafaranga yanyahaye Isimbi, kuko mubonamo n'impamvu umuntu yakuramo amafaranga mu mufuka ati nyahaye Isimbi, nuko hari potential ambonamo, avuga ati uyu mwana ndamutse muhaye iki n'iki ashobora kuba yagera aha n'aha, kandi ni ibintu byiza. So birashoboka kandi cyane. Inzozi za Isimbi Noella rero uyu munsi nizi kuva mu buto byari ibibazo, kugeza ubu bitangiye kuba byiza. Ntago naganya pe. Inzozi ubu nizi zanjye, inzozi nahoze mfite kuva nyiri umwana ni ukugira amafaranga, ntabwo njye kukubeshya. Ariko amafaranga inzira urayibona ko uyabona imbere urahareba ukabiri. Yego cyane rwose, kubera ko tugeze muri generation whereby gukora amafaranga hari uburyo bwinshi bwo gukora amafaranga, uburyo bwinshi butari buhari mu myaka 20 ishize. Nka social media we didn't have it back in 2000 whatever, mu myaka yagiye ishize y'inyuma. Ariko ubu ngubu people are becoming billionaires and millionaires through social media. Abantu bafite babaho bagatunga imiryango yabo through social media. So ngiye ndibona kuko nifitemo potential, I'm well spoken, I am smart, kandi ndabizi ko one day igihe kizagera inzozi zanjye no kuba financially independent, kubera ko ni mu kintu kimwe cyatumye ntagira ubuzima, nabikubwiye kare, cyatumye ntagira ubuzima nakwiye kuba naragize, nuko we naravukiye mu muryango wa gikene, kuko n'ubukene butera rega imirya n'iki. So ubukene no kutagira of course iyo emotional support cyangwa urukundo rwa kibyeyi, rwa famiye. Ariko mu by'ukuri amafaranga aramutse abonetse ni gutanye no kuba wakwishyura professional help, where umuntu ubishinzwe cyangwa ubizobereyemo atangira kugufasha gutangira kubana n'agahinda wagize, ukabana nabyo ukabivamo nyine ukagenda ubirenga. Ariko uwo mu psychologist ntabwo umujyanaho imbabazi, ugomba kumwishyura. So amafaranga rero ni ngombwa mu buzima, it's everything. Nk'akabazo kabanziriza icyanyuma, hari abantu batekereza yuko Isimbi Noella ubuzima arimo, ibyo akora, business akora n'ibiki byose ari depression cyangwa se ya trauma bya twatundi twose wagiye uvuga, ibimukoresha ngo umuntu uri normal ntabwo bishoboka ko yabikora. Nibyo navuze mbere, ngiye nta kintu nkora cy'umwokamo, ntabwo ngiye nta kintu kimwe cyanyukamye, no. Ibintu byose nkora mba napanze natekerejeho nkabikora, kandi nzi ko mvuga ati ngiye sinshaka gukora ikintu kidashobora kugeraho cyangwa kitamfitiye inyungu runaka. Yego. Ntabwo none se ni trauma nyabaki ishobora kuvuga ngo nguze tike ngo ngiye muri Nigeria.
biramupangu like that sinzi iyo trauma ukuntu yabimeze so ndavuga ngo if igihe nahise umuntu ufite trauma wenda buri kintu cyose ntago navuga ko ntigeze mba mentally affected by things that I went through ariko ntago bivuze ko ntago ibintu nanyuzemo ibi ntago nanyuzemo navuga ko trauma mfite ari impushinga for success kuko ntago sinshaka kongera kubirabira ibintu ndavuga ati no so ndashaka better life so iyo trauma rero ya worse life ni in pushing to get a better life. Yego ku muntu wifuza kuba yafatanya urugendo na Noella Isimbi hari page ya GoFundMe yakozwe bigizwemo uruhare na Dadido Maximo ari nawe wifuza yuko Noella yahindura nyine kariya reka mwite kariya akaba umunyarwandakazi ubayeho nk'abanyarwandakazi nubwo wenda izo uko kujija kubaho nkeka ko atari amahitamo yagize ni bwa buzima yagiye basobanurira hari page ya GoFundMe bakoze abantu batangiye kudonatingaho ngira ngo hacemo nk'iminsi 2 cyangwa 3 ubibasha ntabwo ari itegeko ntabwo ari agahato ubibasha adonatinge link nashyize hano hasi ku kiganiro kugira ngo bize korohera umuntu ukeneye kuyireba no gusoma story iyirimo kuko story ni ituma donating hari impamvu runaka kandi izo donations zibonetse ubuzima bwahinduka uko byagenda kose akeneye kugira ahantu aba nabasaza be akeneye guhindura ubuzima akeneye kujya mu kindi gice cy'ubuzima niba wenda mwarakurikiye social media za Dadido Maximo hari ikiganiro bagiranye abisobanura neza cyane kurusha hano ndabinginze mufashe Noella akabazo kanyuma rero yes nicyo ubuzima bwakwigishije mu myaka mike umaze umwana wo mu 2000 nicyo ubuzima bwakwigishije hari byinshi wanyuzemo abantu batekereza ko uri n'umukecuru cyangwa umuntu ukuze cyane kuko ntabwo umuntu abyimagine ngo yumve ko wabinyuramo ukaba uri smart gutya ntiwabashije kujya mu ishuri ngo wige wicare usome iyo wiga byari kuba bishobora gusanga byari kuba birenze cyangwa se ntibinarenge ntawamenya Imana ifite ukuntu yabipanze nicyo ubuzima bwakwigishije ubuzima bwaranyigishije kandi baracyananyigisha still nta kintu ndabimenya ku rwego ruhambaye but navuga wenda things that I went through ibintu nanyuzemo n'isomo byamaye muri iki gihe n'ukuntu navuga gutera byanyigishije kwirwanaho ndetse no byo nakwita surviving byanyigishije kwirwanaho no kwimenya nakuze birenze imyaka yanjye abantu bayavuga ngo mfite ngo wenda ngo ubwonko bw'umuntu w'imyaka 40 cyangwa 50 so ubuzima bwanjye bwarankujije ubunkira kuri stage whereby I can take care of myself through thick and thin nakwirwanaho mbese muri situation iyo ariyo yose kandi ubuzima bwanyigishije kwihangana ntago ngira kwihangana guhambaye ariko ndagerageza kwihangana kandi no babyita guki patience gutegereza ntago none ngira gutegereza guhambaye ariko ndagerageza so utuntu nk'utwo ngutwo icyambere kudashyira mizero yanjye yose mu muntu uvuga ati niba ntarashoboye gushyira mizero yanjye nko muri data cyangwa na mama nta wundi muntu yashyiramo so ntago njya shyira mizero yanjye buri muri yose mu muntu uvuga ati uyu muntu niwe uzampindura ubuzima gutya na gutya so I depend on myself 100% ijana ku ijana so ubuzima bwagiye bunyigisha utuntu tumwe na tumwe na n'ubu ngubu buracyanyigisha actually kugeza igihe uzarangirira ariko ntago ushobora kurekera kwigira mu buzima niryo shuri rya mbere yego kuri social media yitwa ndavuga kuri Instagram yitwa I am Isimbi Yvonne hanyuma kuri YouTube afite na YouTube channel sinzi ikintu ndi bupininge kimwe ariko ndashyiraho izo links zishoboka kugira ngo abantu babashe kuba bareba ndazikohereza nta kibazo uze kuzimpa zose wenda zivugire kugira ngo okay no kuri OnlyFans erega hari n'abakeneye kuza kwirebera ndaguhereza OnlyFans link ndaguhereza YouTube channel link ndaguhereza na Instagram link so nuvuga ngo uramutse urikinze kuri imwe for instance ujye kuri Instagram izindi zose ziri muri bio zose urahita uzibona yego na Twitter nago Twitter nayiga ngishire kuko so sensitive by things I put on Twitter ariko nyine if you think you want to see my tweets ibyo kuko tweetinga nge ndandika iyo numva harimo akantu kandi mo ndatweetinga nkandika cyangwa nkana retweetinga na tweet z'abandi bantu numva wenda zangizo impact so that's it ndaguhereza link izo ngizo zishireho if you want to go and check it out to be a good thing support
Noella wakoze cyane kubana Mwakoze natwe cyane. abanyarwanda bari bakumbuye kuba bamenya byinshi mu buryo buri deep nubwo wenda ubuzima bwawe ni burebure ntabwo umuntu yavuga ngo burangize ntabwo bishoboka hari abatekereza ko wenda wahohotewe wafashwe ku ngufu muri ibyo bice byose wagiye unyuramo oya nagize imana byarabayeho no nagize imana ntabwo nigeze mfatwa ku ngufu yego Noella bonne chance rero mu buzima buri imbere kandi wakoze cyane Imana igushyigikire nizere ko yizera warabatijwe ufite n'ifishi ya batisimu ni ibintu bidasanzwe cyane wakoze cyane amahirwe masa nawe merci cyane yego